hari kesi niya Karongi ni he ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi hari umuntu washakaga serivisi n'umubyeyi wagombaga kubyara rwose ari hafi kubyara araho hanyuma agera ahantu ni he ariko mumbwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi Karongi muri he ntabwo yizi y'umugore wapfuye ubwo nawe cyo ni ikibazo uri umuyobozi w'ingenzi iyo story igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi kuba utayizi byashoboka bite abantu bari mu kabineti twayiga urayizi yes ukomeza uhagarara yes umugore ku bintu bya mituweli yes sir n'umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma mituweli ye itameze neza muri system bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi yego yes hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga ntabwo ni serivisi mbi that is criminal absolutely criminal ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi uri hari i Karongi ntabwo iyo story urizi yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo ntabwo nabikurikiranye hari ikibazo ngo navugaga aho nahereye abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi by the way ukajya muri ako karere kukayobora ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi urajya hese noneho ubundi ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira kesi yarabaye irazwi ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari heho ubwo urasanga nabo they just walked away free Minister of Justice ndashaka ko iyo kesi ndashaka kumenya uko yabyagenze yes babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo okay wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye ndabikurikirana naho ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi yes you have to wanza ukunze ntabwo ibintu nk'ibi okay bicare ahantu serivisi namwe murashaka kumera nk'izindi societies zimwe tuzi utagira ikintu ukora ugera no kuri airport wagera ku airport watanga visa passport bakagira batya bagahindura bakubwira ngo hariho ngo page itarimo
hari paje itarimo ubwo paje bikaba bivuze ngo uragira uruhande ushyiremo inoti. Ubu namwe niko muzamera, niko cyangwa bamwe muri mwe mukora. Ariko kubera bazi ngo ni ugukoresha ubwenge, nta bisaba atyo, ahubwo arabitinza. Avuga ngo uzagaruke ejo, uyu munsi twagize dushya, akinyabya ahaga agakora kuri kompiyuta uyifite, akagaruka akubwira ko hari ibintu cyangwa akitaba telefoni itanamuhamagaye, ngo baramuhamagaye, ubwo akabona umwanya ngo reka ngo hari ikintu agiye gukemura, ubwo akaba ukicara, yagaruka uracyari aho, ngira ngo uzagaruke ejo. Ubwo gira ngo uzagaruke ejo ukongera. Muri uru Rwanda rwacu hacyarimo abantu bashobora gukora batya mu sitayili iyo ari yo yose, mukabyemera, mukicaraho mukabibona, mukabyemera. Bishoboka gute? Abayobozi mudakurikirana imirimo, mudakurikirana abo mushinzwe, mutaganira nabo ngo babahe uko batekereza, namwe mubagire inama, igishoboka gikorwe, ikidashoboka gishakirwa uburyo mu nzego izo arizo zose, mwaba mukurikiye. Aba bantu, meya w'aka karere ninde hano mu Bugesera, nta message zijya zikugeraho, ariko ubwo si we wenyine, ikibazo ndi buvuge ni ahantu hose mu turere twose. Nta message zanjye ujya ubona, wenda abaziguha ntabwo bazita izanjye. Ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi, cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda, aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi. Ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu. Ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nti nimutoragure ibyo bintu, nkahita nkagenda, nagaruka nkasanga ibindi. Cya kabiri, narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa. Nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano, tangira gukoresha utuntu tumwe hari iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima, cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi. N'iki basanga inzu irubatse ubundi imeze neza, imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda. Inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande, twagerageje kugira ngo iruhande hashyirweho imihanda, inzira z'abantu bagenderamo cyangwa n'amagare bikozwe neza. Ahandi hose turabivuga, ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka, uraje ugeze kuri kaburimbo, imvura yagwa ikamanura amazi, ikamanura ibitaka, ikaza ikabirunda mu muhanda. Ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ndabizi, Your Excellency, message zanyu zitugeraho imyakaga, ariko n'ubu biracyariho. Hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi, uzahatere ubwatsi. Ahandi imbere y'amazu, ku mihanda, hafi n'imihanda, ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse, murebe ukundi muhakora, muhashyire za pavers cyangwa ubundi buntu, kandi birashoboka nta nubwo bihenze, kandi uko wanabikora. Na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali, nawe mparandwana nawe.
muba mukwiye kubikoresha ari abatuye aho, hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district, huza nabo, ntabwo ari ukubibakorera, ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort. Hariho gutera ubwatsi hakwiye ubwatsi kugira ngo imirimo yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza, ibyo bishaka amafaranga angana iki? Your Excellency, byinshi ntabwo ari amafaranga, ni ukubyumva gusa abantu tugafatanya. Nibyo bigutumyeho rero kenshi byakugezeho. N'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira, sinzi ibyo batwikiriza, n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki, bikagumaho bikamara imyaka. Impamvu utabibaza ababikora n'iki? So ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho. Okay. Ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes Your Excellency. Meya w'umujyi, icara. Urabizi nawe, njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure, ngira ngo bamwe bari hano n'abandi, nkagenda mbereka. Nabyo urabizi. Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe. Nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi Your Excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama, ndamubwira ngo meya, muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi, reka muzashyireho team imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose, n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Ministry of Infrastructure, mubikurikirane. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana atangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister, ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi. Turakorana n'umujyi wa Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana, muraza kumbona.